Imana iracyahari, Imana yacicaye ku ntebe imbabazi. Nta cyaha wakoze cyatuma Imana itakubabarira, nta cyaha wagiyemo cyatuma Imana itakubwira ngo ngwino mwana wanjye ngikwigize hafi. Nk'uko bisanzwe, nk'uko bimenyerewe, Nidufite Imana Gilbert nk'ibisanzwe nk'umunyamakuru wanyu musanzwe mumenyereye mwumva kuri izi kamera za Gilbert TV. Niyo mpamvu manutse aya masaha, manutse iki gitondo, ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Nongeye kubabwira ngo mu minsi yashize ni kenshi cyane mwamamagaye mumbaza pastor cyangwa se ubaba waratoje uyu muvugabutumwa na wundi ni Manivuga ariwe pasiteri, ariko hari uwo yatojeje amazina yaye araza kubabwira neza. Ariko inkuru nziza ku muntu wese ufite ukurikirana Gilbert TV, nuko munsi nazi n'igihe nazi Imana yazaba yabishakiye nzaba Pastor Frodoir niyo nsaba, na wundi uwo ni pastor watojeje uyu muvugabutumwa. Karimo umukozi w'Imana. Yesu ashimwe, Yesu nahimbazwe. Nkuko mubizi ni Dushima Imana Emmanuel, ndi umukristo mu bumwe bw'abakristo, ndetse ndi umuvugabutumwa mu minsi mikeya. Imana irakomeza igenda inzambura mu ntera. Natojejwe gusenga cyase itorero nazamukiyemo niryo ubumwe bw'abakristo. Pasiteri Niyonsaba Frodoir, kuba muzi bakunda kumwita Manivuga, n'uwijari hano ijari iwacu aho barizwa naho navukiye, ni kuri gakondo y'iwacu. Uwo mupasiteri yantoje gusenga, ambwiriza ndi mu bihe bikomeye, mu byaha byari bimereye nabi, sinabona uko mbivuga. Ndamushimiye iyi ntambwe nayiteye ubwa Niyonsaba Frodoir. Ngiye kubwanjye ntabwo nari kuyiteza, andambikaho ibiganza aransengera, nakira agakiza. Ahari hose niba nkurikiye, musabiye umugisha, Imana ikomeze imwagure, kandi imigisha y'uburyo bwose igiye iba ku bitugu byiwe, Imana igikomeza kumwongerera amavuta ndetse n'imbaraga. Nongeye gusuhuza n'abakristo bose na korali abasonze hejuru, amaserafi, urubyiruko aho ruri hose, nabo ndabasuhuje cyane. Imana ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Nongeye kubasuhuza cyane rero nshuti dukurikirana kuri runo rubuga umunsi ku wundi. Namwe mujye mukanda subscribe, namwe ndabasuhuje, mugakurikirana bino biganiro, mugakurikira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo abahindura benshi kukiranuka, ngo ku munsi wo gucirwaho urubanza bazamurika nk'inyenyeri, nta cyaha kizababarwaho. Tuzakomeza dukore no gukiranuka nk'uko twabihamagariwe. Imana itugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ritubwira riti, mbese Yesu twari dutegereje niwe ukwiriye kuza cyangwa niwe waje? Niryo jambo tugiye kwigaho. Nagira ngo uze kuba hafi ukurikirane ijambo ry'Imana neza. Haleluya, amen. Nagira ngo badusomere mu gitabo cya Matayo igice cya 11 abahera ku murongo wa mbere. Ndaza kubabwira aho bahagararira, ni karibu mwadusomera tukagendana neza. Karibu. Tugiye kumva ijambo ryo muri Matayo igice cya 11. Yego. Tugiye guhera ku murongo wa mbere. Yego. Yesu amaze gutegeka abigishwa be, ngo Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu. Ngarangiza avayo ajya no kwigisha abantu ndetse no kubabwiriza ubutumwa bwiza mu midugudu yaho. 2. Yego. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe. Ariko Yohana aza kumvira mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora. Atuma abigishwa, arangije ngatuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye? Ngo mbese ngo ni wowe wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereje undi? cyangwa ngo dutegereze undi?
arabasubiza ati, ngo Yesu arangije arabasubiza ati, nimugende ngo nimugende mubwire Yohana ibyo wumvise mumubwire ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. impumyi zirahumuka. Impumyi ntago zigishinzire, zarahumutse zirareba, ntago zikigenda zidandabirana zitazi aho zijya, ahubwo zirareba. Ibirema biragenda ntago bikugenda bikururuka hasi, ntago abantu bakigenda bacumbagira baceze za rubanje impande ku bwa Yesu. Ababembe bagira ute? Barakira. ab'ibipfamatwi ngo ndetse n'ab'ibipfamatwi, ndavuga abatumva neza, ngo nabo bagira ute? Barumva. abapfuye barazurwa. ngo ndetse n'abapfuye bagira ute? Barazuka. Imana itugirire neza. Haleluya. Komereze ku murongo warugeze ngo tugufashe. Hano hari harangiye. Umurongo wa 5 uravuga ngo impumyi zirahumuka, impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi ngo birumva, abapfuye barazuka, ngo n'abapfuye bagira ute? Barazuka. Imana itugirire neza. abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uwo ibyanjye bitaha. ngo ndetse ngo n'abakene ngo barabwirwa ubutumwa bwiza, ngo kandi n'iki gice twe turimo turasoma ku murongo wa 6 turavuga ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Imana itugire neza. Rekeraho. Imana itugire neza. Ijambo ry'Imana ririmo kutubwira yuko gutinda kwa Yesu, ubona kugutindiye ibyo urimo bikaba birimo kukubabaza, byikugusha ngo bikujyane kure. Imana itugire neza. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana iyo turimo kuryumva twumve ari nk'ibintu biri hafi, ariko hari igihe bifata indi ntera kugira ngo Imana ibanze irebe uburyo ki uhagazemo. Imana yemeye yuko uyu Yohana abasha kujya mu nzu y'imbohe. Yari umuvugabutumwa mwiza, avugaga ubutumwa bwiza, yakoraga ibimenyetso yatumwe n'Imana. Imana itugire neza. Uyu Yohana ndetse ngo yari n'umubatiza. Muri make yakoraga ibimenyetso byiza, akavuga ubutumwa bwiza, ariko Imana ntabwo yigeze ireba ngo yakoze ibiki. Iremera ajya mu nzu y'imbohe, ajya kubabazwa, abaye mu buzima bukakaye, baramukwena uti mbese uyu nguyu si wa wundi wajyaga uravuga Yesu, si wajya gutwigisha ubutumwa bwiza? Mbese nawe bamufunga kandi arimo gukora ibitangaza yatumwe n'Imana. Imana itugirire neza. Mu buzima ari igihe duhura n'ibibazo ndetse n'ibigeragezo, twamara guhura n'ibibazo n'ibigeragezo tukumva yuko Imana yatinze. Ntabwo yatinze. Imana itugirire neza. Wowe uhagaze aho ngaho, uwo Yesu wizeye niwe ukwiriye kuza kugutabara. Uwo Yesu wizeye niwe ugomba kuza mu kibazo cyawe. Wikwibaza ngo mbese niwe. Oya, nanjye ugwamiriza nkubwire ngo niwe Kristo ugomba kuza, akagukiza uburwayi, akagukiriza urubyaro, akagukiriza umwana. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Nuwo Yesu dutegereje, nuwo Yesu yaraje. Mbese wumva yuko ataraza, ahubwo yaraze nuko utamumenye. Ejya nkubwire ngo nuwo nguwo. Haleluya. Wa undi wakubwiye ngo humura igihe wari uri mu butayu, igihe wari uryamye mu nzozi, akubwira ngo humura, nuwo Yesu wari utegereje. Yaraje. Umwakire neza. Harura inzira zawe, harura inzira umwami Yesu agomba kunyuramo. Usukura umutima wawe, umubiri wawe uhinduka urusengero. Tumaze iminsi twiga ijambo rivuga ngo Yesu niwe ribuye rigomba gukomeza, ngo tugomba kubakanwa nawe kugira ngo urusengero rw'Imana Data rumanuke, rube muri twebwe, n'Imana imanuke ibe muri twebwe ari itura. Imana itugire neza. Uwo Yesu aho yageze ibintu birahinduka, aho yageze mbese ibintu ubutangiye kubona ko byagiye mu buryo. Ibidafite umurongo bitangira kubona umurongo, ibidafite umucyo bikatangira kugira umucyo, ibyo ubona bidafite umucyo hamagara Yesu umubwire ngo ni wowe twarakubonye, twarakumenye,
azi noneho agaruke bundi bushya. Imana itugire neza. Ariko ngo kugira ngo uwo Yohana ajye mu kifungo ndetse natume kuri Yesu, ngo nuko ngo yari kwitegura gucibwa igihanga, ngo nuko maze ngarangije ngo uwo mwanya, ngo nuko maze ngo bamuci igihanga, nuko maze ngaramanuka ageze ikuzimu, ngo nuko maze ngo Satani arangije ngo aragendera amubaza ngo mbese ngo Yesu mwategereje ngo mwaramubonye, ngo nuko maze ngo uwo Yohana arangije aravuga ngo uwo Yesu ngo twaramubonye, ngo ndetse n'amaso yacu yaramubonye, n'intoki zacu zagize ute zamukozeho. Imana itugire neza. Ngo nuko maze Satani ahera ko ahinda umushyitsi, naho Yesu yahereye atsinda igitego Satani, amusangana ubwoba, amusanganya gutinya. Imana itugire neza. Haleluya. Amen. Najya mubwire ngo icyo kigeragezo kirimo kuza ukibwire yuko Yesu yabonetse, ari we nsinzi yacu, ari we mutware wacu, utwara ibyacu akakugenga nawe ubwawe. Haleluya. Amen. Uwo Yesu niwe twari dutegereje, twaramubonye, kandi Imana itugire neza. Agira ngo dusenge Imana, wowe utarabona Yesu, ndetse ijambo ryatubwiye ngo hahirwa ibya Yesu, ari we Jesus. Imana imwohereza mu bintu byawe, aze ababwire abahereza barimo buzuze no na bya bindi byagucanze. Ubu birahari byabacanze. Ubu hari umuntu musirimba, mwasirimba akavuga ati se iyi Mana bari kubyina yambara ibisote, akayibura iby'umuceri wazamwiragabura kubera ko yaburaye. Urumva akibaza iyi Mana imeze gute, akayibura bitewe n'ibihuri uwo urimo ukayibura, sibyo? Ariko nuba wabyibutse neza wabikure, sibyo? Umuziki uzawubyine, umvise nibashake bavuge ngo uri kubyinira mu mubiri, bose bawuvuyemo. Hari igihe umuntu asirimba ngo ari kubyinira mu mubiri, nibaza bavuga ngo ari kubyinira mu mubiri, bo niba bawutuyemo ububyina, sibyo? Ububyina uko byumva, sibyo? Ujya urawubyina umukate n'undi nta heza h'iyi si. Buriya abahanuzi bagiye bakunda guhanura ngo Imana ikurinze abarozi, noneho twebwe abiri iwacu harimo n'abashyiramo na santime, sibyo? Uko umuntu araje arakubwiye ngo ntuza arakuroga, ntuza musange musabana umuntu ngo arakuroga. Mfite ikibazo kimwe, ese ndibaza iyo Mana ariko ikubwira ngo angana na ntuza umaranye imyaka 20, sibyo? Musabana umuntu mugenderana, sibyo? Ngo arakuroga, ngo ugiye kukuroga, ngo ugiye kugusenya. Muri iyo myaka 20 yamubujije kubikora, hari aho yagiye hirisa. Muri akakubwira, sibyo? Abahanuzi ndabemera pe, ndabemera cyane kuko nanjye mbarimo, sibyo? Nanjye mbarimo, ntise mubeshye, mbarimo turitiye. Kandi buri umuntu urakureba akakubwira ati nyamara ikirozi kiraje, shaka wamugendera kure pe ukayamanika. Ariko hari n'abikora bagashyiramo santime. Rero Kristo yavuze ngo mukunde bose ubize, ngo ariko cyane cyane ukunda umwanzi wawe, sibyo? Kuko uriya mwanzi wawe uri kukugendaho ntugiye kukubuza ijuru, sibyo? Umuririmbyi yavuze ngo umuririmbyi yarasirimbye aravuga ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu, sibyo? Ngo agera kure cyane, ngo usibye no kugera kure ngo atambuka n'iki n'inyenyeri. Mbese niba harimo gutambuka agatambuka n'inyenyeri, harimo no kwipurezanta, sibyo? Ujye usirimba n'ishimwe ryawe rifite mu mufuka, uvuga ati agaseke gatinze kuhagera. Urumva? Ntukabyinira ubusa. Ubu hari abantu baza bakajya umuziki akavuga uko abyumva, uhangane niba byaragucanze imibare ikiri n'ibihekane ntakora, ari ay'umunyu gusa, arisoda atanga asigarana iki. Nawe Yesu ari kukureba. Ariko ikintu cya mbere nabasabira mwebwe mwicaye, sibyo? Imana ibaha amafaranga, sibyo? Iguhereza amafaranga, kuko nta mafaranga ugira biragucanga. Umusanzu wa korari wageraho bikagucanga. Perezida rero nawe nta santima yashyiramo. Amen. Ahita akubwira ati ugiye muri mbumbatiwe, ako gahinda kawe Yesu akahakurebera. Ariko nawe turawuharira mu gihe bahagushyize hari utuntu tutarakemuka, jya uhakenera ubwira Imana ngo mbese wa Mana we, ko wavuze ko urebera hose icyarimwe, none byagenze gute wakubura dosiye? Maze Imana ize yubure dosiye ku buzima bwawe. Siko bimeze?
hari umunsi ngo nigeze narira bamfungiye mu karere ka Bugesera. Ubushize narababwiye abavugabutumwa twe tugira uduterime dukoresha, sibyo? Ariko iyo tudukoresheje turi mu bihe byiza mu ijambo ry'Imana ntacyo biba bitwaye. Mba ndakubwiye ngo mbwira urukwegereye ngo wakinjiriye mubanza guseka. Iki gisirikare turimo ufite aho wakinjiriye cyagiye byagucanze abanyamasengesho baza gusenga. Na cyagiye basomye ijambo hano urangije ufata icyemezo cyo guhinduka. Uriya munsi ntukawibagirwe. Umuririmbyi yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka ngo nubona agize ute nakwemereye. Umunsi rero wemereye Imana yawe ntukawibagirwe, sibyo? Ibyago ni biza ujye uyibwira ati cyagiye naraje ndagukurikira, kuko umuririmbyi yaravuze ngo nshatse kugukurikira ryari, ngo buri munsi mwami Yesu, ngo haba mu gihe cy'umunezero ngo n'umubabaro, ngo ariko ngo ubwo watubanjirije, sibyo? Ubwo watubanjirije ngo tuje tugukurikiye, ngo kubera tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza hehe n'ijuru. Undi arangije aravuga ngo iby'Imana ikora igira utera ngo ikirenza ngo nta n'uwabimenya. Arangije avuga ngo ariko ngo ngenzi ko nzabimenya ngo umunsi ibyago bizaba byagize ute byavuyeho, hasigaye ikintu cyo guhimbaza Imana. Ngo ni wa muziki nyine ntuwumva se uzaba ubyina. Urumva mwamwe mubyina, sibyo? Ujye ubyinira aho wicaye ububyina, kuko nitugera mu ijoro namwe mufite amapendo njya nkunda kubabwira ugakubita rigashaka igasaze mukora kandi ubwo niyo mpano yawe nyine ntazajya ubimeye ko ntabivangavanga ndaraburisha. siko bimeze. Buri muntu narababwiye kuwa gatanu ngo buri muntu mu mwanya we icyo arimo gukora sibyo agikorana umwete, kuko umubwiriza aravuze ngo ikuzimu aho uzajya ngo nta mirimo nta n'imigambi habe no kugira ute no kumenya. Namwe mwa basore mwicaye sibyo narababwiye ngo mujye musirimba mituwe itarajyaho. Sirimbe ntawe uritendeka wa musore ku ndangamuntu yawe ngo bakubaze ngo umunyu uri hehe ariko murande mujye murasirimba. Umubwiriza avuga iki? Yaravuze ngo wa musore ngo shimisha imbaraga zawe, umvise ngo uhimbaze Uwiteka Imana iminsi mibi itaragira ute mituweli ayisibo umuganga mwana wateye nyamura ukwepa kubera ko mutubatse buri guseka se bageze ashimwe cyane ntababeshye se. Buri umunyu wateyemo Garidiyeri nawe yateyemo abana biga mwirerero nta gihumbi babacaga se nacyo cyakunyeganyeza mu gihe kitarateramo urasirimba uko byumva. Nushaka ujya usirimba wicaye hano urabyemerewe ntawahagukura, sibyo? Karakanyuze kagusoma ijambo ry'Imana katurisoma. Ntuzi ko muri kundeba cyane manza mbibwire se